hari amagambo avugwa mu izina ryo kwibuka abapfuye ariko nanone agahindura uburyo abantu bayumvamo cyane cyane akaba yanahinduka intandaro y'urugamba rushya hagati y'abakomeje impaka ku mateka ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Hari n'inzibutso zubakwa kugira ngo zirinde abahohotewe kwibagirana ariko nanone zigatangira guteza ibibazo by'impande zitandukanye zitumvikana ku byabaye kubabigizemo uruhare ndetse no kunyito amategeko agomba kubiha. Ni nyuma y'umuhango wo kwibuka Genocost wabereye Kinshasa, ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo bwavuze ko ari uburyo bwo guha icyubahiro abanyekongo bazize intambara, ubwicanyi, gufatwa ku ngufu, kwimurwa ku gahato ndetse no gusahurwa k'umutungo w'igihugu cyabo. Kinshasa yavuze ko kwibuka abo bantu ko bitagamije kwibasira ubwoko cyangwa se igihugu runaka, ahubwo ko bigamije ngo kurinda ukuri, guharanira ubutabera, gushaka indishyi ku bahohotewe ndetse n'ibindi. Ariko u Rwanda rwamaganye iyo nyito. Abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda bakavuga ko Genocost yahinduwe igikoresho cya politiki gishobora kugoreka amateka y'igihugu cy'u Rwanda. Birumvikana bihuzwa na Genocide yakorewe Abatutsi hano mu gihugu cy'u Rwanda 1994, na cyane ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ari kigambiriye guhisha ubwicanyi bwakorewe Abatutsi bo muri Congo ndetse no kubaka inkuru ishyira u Rwanda cyangwa se wenda yibasira Abatutsi ikabashyiraho icyaha muri rusange. Ubu noneho ni nyuma y'ibyatangajwe na Kinshasa n'ibisubizo byatanzwe na Kigali, byose twabigarutseho. AFC M23 nayo yinjiye muri izi mpaka. Ni mu itangazo rigaragara kuri paji 3 ryasohowerewe Igoma kuri uyu wa 4 Kanama 2026. AFC M23 ntabwo yanenze gusa uburyo Kinshasa ikoresha inyito ya Genocost, yanashinje ubutegetsi bwa Congo gukoresha urwibutso rw'abahohotewe mu kubaka inkuru ya politiki, guteza urujijo hagati y'ibyaha mpuzamahanga no gusiga ku ruhande bamwe mu banyekongo. Iri tangazo ririmo amagambo akomeye cyane. AFC M23 ivuga ko Genocost ikoreshwa nk'agakingirizo gahisha ibyo yita Genocide ikorerwa Abatutsi bo muri Kivu y'Amajyaruguru, Abanyamurenge bo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'Abahema bo muri Ituri, udasize n'abandi. Ibi rero ni ibirego bikomeye cyane byatanzwe na AFC M23 nk'uko bigaragara muri iri tangazo, ariko kandi ntabwo muri iri tangazo hagaragajwe icyemezo cy'urukiko cyangwa se wenda umwanzuro w'iperereza ryigenga ryemeza iyo nyito ku rwego rw'amategeko. Ariko se AFC M23 ishingira kuki yamagana Genocost? Kuki ivuga ko kwibuka abahohotewe byahindutse igikoresho cya politiki? Ni bande ivuga ko bahejwe mu mateka ya Congo? Kandi se niki isaba kugira ngo urwibutso rw'abazize intambara rushobore kwizerwa? Tugiye rero kubagezaho itangazo ryose ryanditswe na AFC M23, nta gice na kimwe tuza gusimbuka. Turaza rero ariko nanone kurihindura mu rurimi rw'ikinyarwanda, birumvikana mu rwego rwo kugira ngo abadukurikira babashe kurisobanukirwa mu buryo burambuye. Ni itangazo ryashyizwe ahagaragara na Bwana Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa AFC M23, aho yarihaye umutwe w'amagambo ugira uti: tubungabunge urwibutso rushingiye ku kuri ndetse n'ubutabera. Ni itangazo rya AFC M23 ryasohotse nyuma y'uwo muhango wabereye i Kinshasa, ndetse nyuma y'iryo tangazo hanagiye havugwa byinshi bitandukanye. Hanyuma rero dukomeje muri iri tangazo, ihuriro AFC M23 ryatangiye rigira riti: itangazo rya AFC M23 ryasohotse nyuma y'umuhango wabereye i Kinshasa ku wa 3 Kanama 2026 mu kwibuka icyo Kinshasa yise Genocost. Ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC M23 rikaba ryaramenye iby'umuhango wabereye i Kinshasa watangajwe nk'igikorwa cyo kwibuka Genocide ivugwa ko yakorewe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. AFC M23 igaragaza impungenge zikomeye cyane itewe n'iki gikorwa, ikabona ko ahanini gifite intego za politiki, ko gishobora kandi no gukomeza guteza urujijo hagati yo kubungabunga urwibutso rw'abahohotewe, kubahiriza ibisabwa n'amategeko mpuzamahanga, yewe rero bikajyana ngo no gukomeza kugera ku bwiyunge bw'igihugu. Umuryango wacu wa AFC M23 urunamira kandi ugaha icyubahiro abantu bose bazize amakimbirane yagushije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu cyunamo, hatitawe ku muryango bakomokamo, ururimi bavuga, indimi bashobora kuba bavuga, amadini yabo cyangwa se wenda intara bakomokamo. Abanyekongo bishwe bavanwe mu byabo, hari n'abahasize ubuzima ndetse n'abahakuye ubumuga, hari abafashwe ku ngufu cyangwa se wenda abambuwe uburyo bwabo bwo kubaho, kandi bose bafite uburenganzira bwo kumenya ukuri, kubona ubutabera ndetse no guhabwa indishyi. Bafite
bafite kandi uburenganzira bwo guhabwa icyizere n'ingamba zihamya ko amahoro ya nyayo kagomba kugerwaho kandi ashingiye ku kuri kandi ntibizongere no kubaho ukundi. AFC M23 ibona ko ubutegetsi bwa Kinshasa butera urujijo hagati y'ibyiciro bitandukanye ndetse n'ibyaha mpuzamahanga. Iyo rero bafata amahitamo yose ajyana n'amahano yabereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bakayashyira ku cyiciro kimwe cya Genocide batabanje kuyatandukanya ndetse no kuyasesengura rimwe kurindi, bigaragaza neza ko harimo urujijo. Ubu buryo bushobora kugabanya uburemere n'agaciro k'ibisobanuro byemewe n'amategeko mpuzamahanga ku kugena ibyaha, bigatera urujijo ndetse bikaba byaba ishingiro ryo kuba abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo batamenya ibyababayeho cyangwa se ngo babone ubutabera. Biratera urujijo ku nshingano z'ibyabaye zigomba kubazwa kandi bigahindura urwibutso rw'abahohotewe igikoresho cya politiki. Bityo AFC M23 ivuga ko inyito ya Genocost nk'uko ubu irimo kwamamazwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ishingiye cyane ku nyungu n'imigambi ya politiki kurusha ibyabaye cyangwa se kuruta uko byagakwiriye gushingira ku cyifuzo nyakuri cyo gushaka ubutabera. Iri huriro rikavuga ko iyo nyito igamije kuvana impaka rusange ku mpamvu nyakuri kandi zimbitse zateye ibibazo bya Congo, bikaba rero ngo byakerekeza ku nkuru yubakiye ku mwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi aho kubakira ku kwibuka abahohotewe. AFC M23 ivuga ko ikoreshwa iyo mvugo nk'igikoresho cya propaganda ya politiki ya Tshisekedi Chirombo. AFC M23 ibona ko uburyo iyi nyiti ikoreshwa mu biganiro n'impaka rusange ubwo buryo bushobora kongera amacakubiri mu gihugu. Ikavuga ko bishobora no gukorwa binyuze mu kuvanga ibintu bidafitanye isano no gukwirakwiza imvugo zishobora guhabya ndetse no gushyira ikimenyetso kibi kuri bamwe mu banyekongo bazira inkomoko yabo, ururimi bavuga cyangwa se wenda uko bagaragara. AFC M23 ikomeza ivuga ko mu by'ukuri Genocost ikoreshwa nk'igikoresho cyangwa se nk'agakingirizo gahisha ibyo yita Genocide nyakuri irimo gukorerwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Iri huriro rigashinja bamwe mu bashyigikira iyo nyito ya Genocost kuba ari nabo barimo gukorera ibyo AFC M23 ivuga ko ari Genocide irimo gukorerwa abatutsi bo muri Kivu y'Amajyaruguru, abanyamurenge bo muri Kivu y'Amajyepfo, abahema bo muri Ituri ndetse n'abandi. Umuryango wa AFC M23 ukibutsa ko inzira nyakuri yo kugaragaza abababazwa ndetse n'inshingano z'ibyaha bikomeje gukorerwa muri RDC ngo bigomba gushingira gusa ku iperereza ryigenga, gufungura no gutangaza inyandiko zimbitse, amakuru y'amateka, gukurikirana mu buryo butabogamye abakoze ibyaha, kurinda abatangabuhamya ndetse no kongerera ubushobozi inzego z'ubutabera. AFC M23 ivuga ko ibabajwe cyane no kubona amateka y'igihugu asomwa kandi agasobanurwa mu buryo butoranya ibintu bimwe bugasiga ku ruhande igice kinini cy'abanyekongo hagamijwe kubaka inkuru ya politiki irimo ivangura ndetse no guheza bamwe mu baturage ba RDC. Urwibutso rw'igihugu ngo rushobora kwizerwa gusa igihe rwemera kandi rukubaha abahohotewe bose nta vangura iryo ari ryo ryose. AFC M23 ivuga ko ku rugamba rwayo irimo kurwana ubu ngubu ngo barashingira cyane ku byo basaba birimo iby'umwihariko umutekano, ibijyanye no guharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu, uburinganire bw'abaturage ndetse no kubahiriza amasezerano n'indi myanzuro yafashwe. AFC M23 yongeye gushimangira ko ishyigikiye urwibutso rushingiye ku kuri, ku mategeko ndetse no kubahiriza agaciro k'abahohotewe bose. Ikavuga ko amahoro arambye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kadashobora kubakwa ku rujijo hagati y'inyito n'ibisobanuro by'amategeko ndetse ko adashobora na gato kubakwa ndetse no kudafata imyanzuro ngifatika bishingiye ku bushake bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chirombo cyangwa se wenda guhatanisha inzibutso n'imibabaro y'abahohotewe. Ahubwo ngayo mahoro agomba mbere na mbere gushingira ku kugaragaza ukuri kw'ibyabaye, kubaza buri muntu ku giti cye uruhare rwe muri ibyo byaha, gusobanura amateka y'igihugu mu buryo bwagutse kandi bwuzuye ndetse no kwemera ko twese turi abaturage b'igihugu kimwe.
Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ikeneye igihugu kigendera ku mategeko, inzego zizewe, imiyoborere ishingiye ku nshingano n'umushinga w'igihugu ubakiye ku ihame ry'uko abaturage bose bangana imbere y'amategeko hatitawe ku bwoko bwabo, itsinda bakomokamo, intara yabo cyangwa se idini ryabo. Urwibutso rw'abahohotewe ntirushobora na rimwe kandi ngo kugabanywa cyangwa se wenda kuvugirwa gusa mu ndirimbo n'amagambo yamamaza intego cyangwa se imigambi ya politiki nk'uko ubutegetsi bwa Kinshasa bubivuga. AFC M23 yasoje itangazo ryayo igira iti ahubwo urwibutso nyakuri rwubakirwe cyangwa se rwubaka rushingiye ku kuri, ku butabera ndetse no kubazwa inshingano ndetse no kubahiriza agaciro ka buri muturage. Basoje bagira bati bikorewe i Goma ku ya 4 Kanama 2026 ndetse mu izina rya AFC M23 Bertrand Bisimwa, umuhuzabikorwa wungirije ushinzwe ibibazo bya politiki, ubuyobozi, amategeko na diplomasi, akaba na perezida wa mama 23 niwe washyize umukono kuri iri tangazo. Ni nyuma y'uko iri tangazo kandi rigiye ahagaragara, Bertrand Bisimwa yahise yandika ku rubuga rwa X amagambo ashimangira uburyo abona ikibazo cyo kwibuka gikwiriye mu by'ukuri kuba kirebwamo kandi kikajyana n'amateka aho kugira ngo gikomeze kuyagoreka. Yanditse ati abaturage ntibakeneye urwibutso rwemejwe cyangwa se wenda rwategetswe n'ubutegetsi, bakeneye urwibutso rutabogama kandi rutanga ubutabera, kuko iyo umuntu agoretse amagambo amaherezo agera no kukugoreka amateka, kandi y'amateka agoretswe abahohotewe nibo baba bishwe ku nshuro ya kabiri. Mukomeze mugire ibihe byiza. 5 kuri 5 turakomeza kubana.